Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero twaje kugira ngo twongere tuganire, ariko hari abanyeshuri bagize ikibazo baravuga bati se batera amahane cyangwa se impaka ku Isilamu. Ndagira ngo rero tubarakiye icyo kiganiro nyuma y'iminota mikeya, amasegonda makeya, utagenda utabonye iki kiganiro. Amakuru kabisa. ni meza. Saidi Asumani. Assalamu alaikum. Sawa. Wa alaikum salam. Abdul Karim. Kumeri. Sha bimeze neza, turashima Imana. Wowe se? Nanjye naho gakeya nyine ko nguko, ariko ndi kubona bavuye ku ishuri kare. Sha impamvu navuyeyo habaye ikibazo cya school fees, ntago twishyuye neza kubera ubukene, ariko baransora nyine tu ngo ni intahe amasomo ndayarata. Kongera numva se ukunda kujya gusari, buriya bajya gukoramo biriya. Impamvu nuko erega Islam ni nziza, dini ya Islam ni nziza cyane, nawe utayifuza, ahubwo uri hasi nimba utagiyeho gukorera ibyo bikorwa. Njye ku idini ya Islam nubwo ari nziza nyine urumva kuri mwebwe, ariko kuri njye ntabwo ariko mbyumva. Kubera iki se wowe utayumva? Kubera iki? Impamvu njye nayumva ntabwo idini ya Islam yemera Yesu, ni idini bavuga ko ingurube zitaribwa, ni idini mbona basenga ukuntu nyene kudahwitse, njye natumva imisengere yabo ntabwo nyisobanukiwe. Sha njyewe rero pe nikunda idini ya Islam, niyo yanje mu maraso, ndayumva. Byo turimo ntabwo bikuraba, ariko ni kujyanye n'impaka za dini za Islam, ariko ndi kubona muri mwe nawe bihugukiwe ngasobanurira. Islam ni nziza cyane, mbaza ngo gute? Nakubajije. Islam ni nziza kubera ko bambara imyenda apana kwambara bwawo ndi bugira none se abandi bo bambara ibikoma, ibo bambara bigufi. Ese izo maka muri kurya niziki? impaka turi kujyaho Maka muri kujya hariya mu mudugudu wacu hari umushehe yitwa Muremyi Yisa, twagenda akatugira inama. Koko sura mwize? Hari igihe usanga abashehe bari kipati ku buryo batagusobanura. Cyanda mwizeye pe. Okay, ubwo reka tugereyo atubwire. Urabyumva ute se mwana? Mbase man, njye tugerayo nkabona ibintu ntahita nibera umusilamu nawe. Wese sister? Nanjye muri iyi minsi n'ubundi nateganyaga kujya mu basilamu. Wowe se urabyumva uterata? Nanjye nditayani. Islam ni nziza cyane. Gusa nanjye nshaka kumenya ikintu ushaka kubaza Islam ku idini rya Islam. Tugereyo ubwo rero adusobanurire, noneho turaza kwibaza, araza kudusubiza. Mureke tubanze tugende pe, kandi ndabizi turasubizwa neza cyane. Ubundi wumveho ureka gutera amahane. Wowe utera amahane y'ubusa pe. Islam ni nziza, ni nziza. ntabwo wabinyemeza wowe, ahubwo ubwo warapfuye pe. Urubyiruko, assalamu alaikum wa barakatuh. Abatazi ikinyarwanda rero cyangwa icyarabu, amahoro y'Imana. Ko mwadusuye? Sha tugize Imana turahagusanze pe. Hano dufite ibibazo byatuzonze. Yego. Ngo Islam ngo ntago ari idini nziza. Yego. Ngo abayisengamo ngo ntibarya ingurube. Yego. Ngo basenga imisengere itumvikana. Yego. Ikindi kandi ngo ntago bemera Yesu pe. Murakoze cyane rero, turagira ngo ibyo bibazo mwibaza ni ibibazo bitatu, sibyo? Reka ariko mbubahe mbaguruke mbibabwire. Ibibazo mwibaza ni ibibazo bingahe? Bitatu. Icyambere, twebwe abayisilamu bavuze ko tutemera Yesu. Najya ngo namwe mwambashije, ariko nawe mbabwire, Yesu usomye Luka 2:21 haranditse ngo nuko iminsi 8 ishize Yesu agira gute? Arakebwa. Muvugishije ukuri, abantu bakebwe cyane cyane si abayisilamu. Na mwisilamu udakebwe. Mwisilamu rwose abafite isuku yo gukebwa, ariko leta abonye ko ari byiza nayo iravuga uti abayisilamu bose cyangwa se abantu bose bagomba gukebwa, ariko abayisilamu nibo batangije iyo gahunda. Kuko Yesu yarakebwe, natwe abayisilamu tugira gute? Turakebwa. Icyo ni kivivutse. Icya kabiri, Yesu yakuriye mu ikanzu imwe. Hari ubwo wigeze ubona Yesu ajya mu rusengero yambaye ikoboyi? Yesu amubonye yambaye karuvate?
aha Yesu rero yambaraga ikanzu imwe ni nayo mpamvu rero twiga abayisilamu twambara ikanzu tukambara ikanzu twisanisha naye bivuze ngo muramwemera mbese Yesu turamwemera nk'intumwa y'Imana fajana icya kabiri mwavuze ngo abayisilamu bacu ngo uburyo bwo kwitandira Yesu nyina wa Yesu Bikira Mariya mwigeze mumubona yateye kanta yabaga yitwikiriye uradutsinze pe yabaga yitwikiriye nk'uko abayisilamukazi bacu bagomba kuba bagize gute bitwikiriye ikindi mwavuze ku bijyanye n'imisengere imisengere uzasome Mariko umurongo waho wa 14 igice cya 14 umurongo waho wa 32 niho hazakwigisha imisengere yande ya Yesu Yesu yari kumwe n'abigishwa be none aba ngo mugumye umutima wanjye no ufite agenda kenshi cyane kenda kunyica ajyana Petero Yakobo na Yohana arangije abateye musigare hano mube maso yigira imbere ho gatora yubama hasi arasenga tubwizanyije ukuri abantu bubama hasi bagasenga nabaki n'abisilamu nasi ikibazo cyane se gishubije handi hafite ikibazo ikindi kibazo dufite nicyo ngo ntago aha cyo kutajya ingurube abazinge ntago tubabujije kutazirya sibyo ariko bazasome Abalewi haranditse hazabaha igisubizo cy'ibibazo mwiba mu Balewi haranditse bijyanye n'ingurube igisubizo cyabo kizagisanga hehe mu Balewi rero numvaga ibyiza byabaho nuko ninde yimunde yaba yumva ko Isilamu yayikunze ninde Isilamu wayikuze naza umuntu akunze ubuyisilamu naza bose turayemera cyane pe mwese mwemera Abayisilamu mwese mwemera ko Abayisilamu mwese mwemera ko Abayisilamu ubwemera ko Abayisilamu riragira gutyo akatoki turayemera nikiza kumana bismillahi rahmani rahimu ashhadu an la ilaha illallah ntabwo rero mubaye abayisilamu Namu rero abayisilamu murabonye ko twungutse abandi bayisilamu bashyashya rwose ntago ari amakabya nkuru nta nubwo ari no gukabya abangaba babaye abayisilamu nayo mpamvu bagomba tubabwiye ko bagomba kujya kwiga ubuyisilamu kuko idini ya Isilamu ni ukwiga ubwo rero mudukurikire wabillahi tawfik amahoro y'Imana abane namwe